Turabashuhuje bene data na bashiki bacu muri iki gitondo, tubifurije umugisha w'Imana muri uno munsi ku wa gatatu w'isabato ku itariki ya 10 Ukuboza. Rero nk'uko dusanzwe kandi tumenyeranye, uno munsi dufite icyigisho kiri kutubwira ngo ubutunzi butagerwa. Ni ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato by'itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi bavugurura. Biba biri mu Kinyarwanda, mu Cyongereza, mu Gifaransa, mu rurimi urwo ari rwo rwose ubasha kumva. Iki cyigisho rero kiri kutubwira ngo ubutunzi butagerwa, reka twakire mwene data ukwigize abashe kukitugezaho neza, twumve buno butunzi butagerwa ubwo ari bwo. Ariko reka mbere y'uko tumuha umwanya, reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo uduhaye amahirwe yo kuramuka muri iki gitondo amahoro, ndetse tunagushimiye uburyo wongeye kwibutsa imitima yacu kwiga ijambo ryawe. Tunaregushimiye ko ritwandikiye kugira ngo ritubere umucyo utuyobora muri uru rugendo. Rero dusabiye umugisha abantu bose bazatega amatwi iri jambo ryawe kuri YouTube kugira ngo rizabagirire umumaro, maze ari two baryigisha n'abaryiga twese uduhe amahirwe yo kwezwa naryo, kugira ngo kuri urya munsi abazaryumva bose tuzagira amahirwe yo guhurizwa mu bwami bwawe. Ibyo ubona byatuma tubaho nk'uko ushaka twese abari kumva ijambo ryawe, kandi kubaho nk'uko ushaka bikazaduhesha amahirwe yo gusanganira kuri urya munsi tudakozwe n'isoni. Turakunyuze ngo ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Arakoze cyane Gerard, reka ngushimire kubw'uyu mwanya umpaye kugira ngo tuganire na bene data kuri iyi ngingo yitwa ubutunzi butagerwa yo ku wa gatatu ku itariki ya 10 Ukuboza. Ni ibyigisho bikomeza nk'uko mu bisanzwe turi kwiga icyigisho kitubwira ngo kwemera kwicisha bugufi. Iyi ngingo rero bene data reka mbanze mbasuhuze kandi mbifurize kuramuka neza ndetse no kwizwa neza, mugira amahoro y'Imana. Ni Jean Pierre ukwigize rero mugiye kubana muri iyi ngingo y'uyu munsi ku wa gatatu ku itariki 10 Ukuboza. Iyi ngingo iratubwira ngo ubutunzi butagerwa. Ubutunzi butagerwa, mwene data reka tumusabe aturebere muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa mbere, twumve neza ubutunzi butagerwa ubwo ari bwo. Ariko mbere y'uko adusomera, reka dusome tubanze twumve ikibazo twabajijwe hano kuri A. Harabaza hati: ni iyihe miburo itangwa ku byerekeranye n'ibishuko bigose abantu bagize umugisha wo gutunga ibintu byinshi kuruta abandi? Reka adusomere muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa mbere. Muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa mbere, umuburo uri guhabwa abantu bagize umugisha wo gutunga kurusha abandi. Uwo muburo nguyu: ngaho yemwe batunzi mwe, nimurizwe muborozwe n'ibyago mugiye kuzabona. Akoze cyane Gerard. Iyi ni impuruza iri kubwira abatunzi ko bagiye kurira kandi bakaburuzwa n'ibyago bagiye kubona kubw'ubutunzi bwabo. Hano igihe turi kwiga uzirikana ubutunzi bw'uburyo bubiri hano, kuko turi kwiga ubutunzi butagerwa. Hano rero tugiye kubona ubutunzi butagerwa, ariko turabona n'ubutunzi bugerwa, ndetse rwose bufite agaciro gato kuko butazatubuza kurira no kuboroga nk'uko isomo ribitubwiye. Bufite agaciro gato, ariko twe mu mitima yacu no mu mitekerereze yacu tukaba tuzi ko aribwo butunzi buheranije, kuko aribwo amaso yacu agarukiraho. Ariko ndakwifuriza kugira ngo turusheho kumva ubutunzi butagerwa muri iyi ngingo. Reka dusome mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, umuzingo wa mbere ku ipaje 475 ndetse na 476. Aya magambo uyatega amatwi ko ngiye kuyasoma, ariko nawe inshuti muvandimwe ukurikirana ibi byigisho urushaho gutega amatwi kugira ngo twumve ubutunzi Imana itwifuriza. Haragira hati: abagabura ntibakwiriye gukoresha amagambo yo gushyeshya cyangwa ngo bite ku cyubahiro cy'abantu. Ubwo abagabura ni abashinzwe kugabura ijambo ry'Imana. Ntabwo bakwiriye gushyeshya abantu, ahubwo bakwiriye kubabwiza ukuri batitaye ku cyubahiro cyabo. Hagiye habaho kandi haracyariho akaga gakomeye ko kuyobora kuri iyi ngingo, ko gushyira itandukaniro rito ku bakire cyangwa ku bashyeshya binyuze mu kubitaho mu buryo bwihariye cyangwa mu buryo bw'amagambo. Ibi byarakozwe, habaho gushyeshya, habaho gushyeshyenga abatunzi,
ariko hano abagabura turi kubibuzwa. Hariho akaga kari mu gushimagiza abantu kugira ngo ubone indamu, nyamara mu kugenza utya uri gushyira mu kaga inyungu zabo z'iteka ryose. Aha ngaha igihe ushyeshya ni abatunzi kandi bafashe umurimo, njye nkurikije uko mbyumva kandi nawe ni kubyumva, ni kuri bubyumve. Aba batunzi ni abatunzi bafasha abakozi b'Imana, bafasha umurimo, ariko abagabura bagakora ikosa ryo kubashyeshya ntibaberurire ukuri. Rero ubutunzi bwabo ndetse n'ubugingo bwabo biri kujya mu kaga bitewe n'uko batabwiwe ukuri. Umugabura ashobora kuba umuntu ukunzwe by'umwihariko n'umuntu runaka w'umukire, kandi uwo mukire akajya amuhera ubuntu cyane. Ibi binezeza umugabura, maze nawe nk'inyiturano akavuga amagambo menshi yo gushimagiza uko kugira ubuntu k'uwo utanga impano. Urumva, umuntu yaguhaye nyine birumvikana ko utabura kumushimira, ariko hano batubwiye ko habaho gushimagiza no gushyeshyenga ba bantu, tubereka ko imirimo yabo ari iy'agaciro gakomeye, tukirengagiza kubabwira ingaruka zabo. Mu kuri tuba tugaragaza ko tubakunze, ariko urwo rukundo ni rubi, ntabwo ari rwiza, kuko ubugingo bwabo buri mu kaga. Dukwiriye kubabwira. Reka twumve icyo tubabwira hepfo. Gutanga kwe ntabwo kwaturutse mu ihame ryimbitse kandi rizima ryo gukora ibyiza akoresheje ubutunzi bwe ngo ateze imbere umurimo w'Imana kubera ko awukunda, ahubwo kwaturutse ku mpamvu runaka yo kwikunda, ariyo cyifuzo cy'uko yatekerezwa nk'umuntu ugira ubuntu. Urumva, yatanze, ariko akwiriye kubwirwa ko adakwiriye gutangana umutima wo kwikanyiza no kwikunda kugira ngo ibyo akora bizabashe kumwungukira. Ariko nitumureka agakorana umutima wo kwikunda no kwikanyiza, tuzaba tumuhemukiye bene data, tuzaba tumushyize mu kaga kandi yaratugiriye neza. Reka dukomeze. Ashobora kuba yaratanze biturutse ku mbaraga imusunikira gutanga gusa atabitekerejeho, kandi gutanga kwe kukaba kutarakomotse mu ihame ryimbitse. Ashobora kuba yarakozwe ku mutima binyuze mu kumva ukuri gukangura umutima kwabashije muri uwo mwanya kudohora imigozi ifunze uruhago rwe rw'impiya. Urumva, ashobora gutanga amarangamutima amukubise, ndetse hano baravuze ngo agafungura uruhago rwe rw'impiya, ya marangamutima agatanga, ariko adatanganye wa mutima ukenewe. Reka dukomeze. Nyamara nubwo bimeze bityo, gutanga kwe nta mpamvu yimbitse gufite. Dukwiriye kumwigisha ko gutanga kwe gukwiriye kuba gufite impamvu yimbitse. Aha ngaha reka tugaruke no ku batunzi batanga bakitangira umurimo w'Imana. Twe kuvuga gusa ku bagaburirwa cyangwa se ku bafashwa, ubwo abagabura n'abandi bantu bose bashobora kwigisha ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuge ku batunzi batanga, kuko nabo ntekereza ko batabuze kuba bari kureba iki cyigisho. Mwene data, niba utanga, banza umenye neza umutima ugutera gutanga, uwukontorore. Ureke we gutanga ku bw'inarijye no kwikunda byawe, ahubwo utange ku bw'umutima uciye bugufi, ugira ubuntu, ukomotse kuri Kristo. Nibwo ibyo utanga bizunguka kandi bikagira umumaro. Reka dukomeze twumve. Atanga bitewe n'amarangamutima y'uwo mwanya, uruhago rwe rufungurwa ako kanya gato akandi rugafungwa. Bene uwo nta shimwe akwiriye, kubera yuko mu buryo bwose bw'uko ijambo risobanurwa ni umuntu w'umunyabugugu, kandi naramuka adahindutse rwose ngo uruhago abikamo ruhinduke, ndetse n'ibindi byose, azumva aya magambo y'urucantege amwamagana avuga ngo, ngaho yemwe batunzi mwe, nimurizwe muborozwe n'ibyago mugiye kuzabona. Bene data, hano hari ikibazo mu gutanga kwacu.
ariko hari n'ikibazo no mu gushima abatanga, dukwiriye kugira amakenga no kureka ijambo ry'Imana rigashyirwa imbere kandi ukuri kukavugwa kugira ngo abatanga be kuzahomba ahubwo bazungukirwe. Reka dukomeze twuse aka kagingo. Amaherezo abantu nk'aba bazakanguka mu kwishuka guteye ubwoba. Bazakanguka mu kwishuka guteye ubwoba. Icyo bazishukaho ni iki? Ni uko bazaba bibwira ko batanze. Kandi koko baratanze, ariko ntibatanganye umutima Imana ishaka. Niho akaga kabo kari. Niyo mpamvu rero hakwiriye kubaho kugira amakenga mu gihe dutanga, ndetse no mu gihe dushima abatanze kugira ngo ibyabo bidahomba, ahubwo tugashyira ibintu mu murongo kugira ngo ibyo dutanga tuzabigarurirwe. Abashimagizaga ugutanga kwabo kuza by'akanya gato, bafashije Satani kubashuka no kubatera gutekereza ko bari abantu bagira ubuntu, bari abantu bagira ubuntu cyane kandi bitanga cyane, mu gihe batari bazi amahame ya mbere yo kugira ubuntu cyangwa kwitanga. Bene data, aha hantu harashishanye. Kuba turi gukora neza tugafasha Satani kurimbura abantu, kuba turi gukora neza dushima abantu ariko tugafasha Satani kuriganya ba bantu mu kwishuka. Aha ngaha twitonde kandi tuzirikane urukundo rw'Imana, ubwo Imana yadukunze natwe dukunde abagira neza, abatanga, kandi no mu gihe dutanga twite cyane ku cyo Imana ishaka kugira ngo twe kuzahomba. Reka tujye kuri B yaho kugira ngo twuse iyi ngingo, twakire na mwene data Gerard kugira ngo aze kugira icyo avuga kuri iyi ngingo. Kuri B hari ikibazo kibaza ngo Gerard turebere mu migani, reka Gerard aturebere mu migani igice cya 11 umurongo wa 4. Akihareba reka dukomeze kuri B ngo ni gute twonona ibyo dushyira ku mwanya wa mbere ku byerekeranye n'amafaranga. Ibyo dushyira ku mwanya wa mbere ni gute tubyonona. Imigani 11 umurongo wa 4. Kwigize arakoze cyane. Hano hari isomo baduhaye mu migani igice cya 11 umurongo wa 4, riri kutubwira ngo ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakari, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Arakoze cyane Gerard, arakoze cyane. Reka tumushimire, adusomeye amagambo meza akomeye. Natangije mbabwira nanunganira cyangwa se mvuga kuri iki cyigisho, ubutunzi ntacyo butumarira ku munsi w'ibyago. Ntabwo amafaranga ufite abajura baguteye barayakwiba kandi bakakwica, ntabwo amafaranga yapfa kukurengera. Amafaranga ufite ntabwo yaguha umutekano, waburanye umutekano n'umudamu wawe cyangwa se n'inshuti yawe. Amafaranga ufite ntabwo hari abantu bagira ibibazo bagakora n'ingendo, bafite amafaranga menshi bagatega n'indege, ariko ibibabuza amahoro bikaboneka. Ibyo byose rero byerekana ko ubutunzi burya butaguha amahoro, ariko umutima utunganye ku munsi w'urubanza, ku munsi w'amateka, ku munsi twicaye mu rubanza, umutima utunganye utuma tugira amahoro, utugirira umumaro. Iri ni isomo ryumvikana kandi ryiza. Reka twumve muri cya gitabo n'ubundi twahoze dusoma cyitwa Ibihamya by'itorero ku ipaje 548, ubwo ni ku muzingo waho wa 3. Hari amagambo agira ati: binyuze mu gushyira mu bikorwa ubugiraneza buhora bwaguka kandi bukagwiza imbaraga kugeza ubwo buhindutse ihame kandi bukaganza mu mitima. Kwemera ubugugu no kurarikira gufata n'akanya na gato mu mitima ni akaga gakomeye cyane mu mibereho y'iby'umwuka. Hano ntabwo dukwiriye kwemerera iyi ngeso yitwa ubugugu no kurarikira gufata akanya mu mibereho yacu y'iby'umwuka. Kandi nk'uko twabibonye, nibyo twavukanye, byo si ibyo turwanira, ahubwo nibyo twavukanye. Niyo mpamvu rero dukwiriye kurwana kugira ngo twe kwemerera umutima w'ubugugu ndetse no kurarikira kugira ngo bifate akanya mu mibereho yacu y'iby'umwuka. Aha niho ubutunzi butagerwa tuzabugira. Tuzagira ubutunzi butagerwa kuko tuzamenya ko umutima utunganye ari wo butunzi butagerwa kuruta kugira amafaranga n'amazu n'ibindi byose bituzengurutse.
Reka rero twakire Gerard muri uyu mwanya kugira ngo nawe agire icyo avuga kuri iyi ngingo. Gerard, ni karibu. uko igize urakoze cyane, Imana iguha umugisha. ino ngingo ibaye ingingo ndende cyane ariko iri kuvuga ku byerekeranye no gutanga no gushimwa n'ibindi byose. Ariko hano nabonyemo ikintu giteye ubwoba, ngo umugabura ashobora kuba ari umuntu ukunzwe cyane, hanyuma hakagira umuntu w'umutunzi ujya umuhera ubuntu. Gushima rero bigahinduka ikibazo kiri gutuma wa muntu ngo aba mu kaga. None ahubwo nibaje, ese umuntu aguhaye ukamushima waba ukoze nabi? Ntabwo waba ukoze nabi, usibye ko hano harimo akaga, kuko gushima ni byiza, ariko hari igihe wa muntu uguha wowe uhita umusinyira ijuru, noneho wajya unamushima, ukamushima umwereka ko we akwiriye kujya no mu ijuru, we ko akora ibyiza kubera ko aguha nyine, ariko ntumubwire ko akwiriye gutanga adatanganye umutima wo kwikanyiza. Rero dutinya kubabwira, ariko mu kuri tuba tubanze, kubera ko iyo neza batugiriye bo baziturwa kurimbuka kuko batakoranye umutima mwiza. uko ugize urakoze cyane. Aha koko biragaragara yuko guhabwa ni byiza no gushima ni byiza, ariko ihazemo gushimagiza bituma umuntu ashimagizwa nawe, bikamushyira muri ya ngingo yitwa kwikanyiza twize mu cyigisho cya 10. Rero ubutunzi butagerwa ni ubutunzi bwo mu ijuru, bwa bundi umuntu aba afite bukanamurengera mu gihe cy'amakuba, bukanamurengera mu gihe cy'urubanza. Rero Imana iduha imyumvire yagutse kugira ngo natwe tubashe gushaka buno butunzi butagerwa, twere kwishingikiriza kuri ubu butunzi bushira butanaturengera mu bihe by'urubanza. Urakoze cyane. Gerard, reka nkwibutsa aka kantu n'abari kutwumva mutekereza aka kantu. Ni kenshi ko mu matorero atandukanye habamo abantu b'abatunzi bakora amakosa abagabura ntibayavugeho. Kubera iki? Kubera ko bwa butunzi bwabo bajya bakunda kubufashisha umurimo, bagafasha na ba bagabura. Noneho byarangiza ugasanga kuvuga ku makosa yabo biduteye isoni, kubera ko ngo ari abantu bafite amafaranga bagira icyo badufasha mu murimo. Ariko hano si byo, ni amakosa. Dukwiriye kubabwiza ukuri, tukababwira icyaha cyabo, tukababwira ko bakwiriye kureka amakosa tutitaye ku byo badukorera, kugira ngo nibanabikora babikore mu murongo nyawo, ariko ntidukwiriye gushyigikira abatanga amafaranga n'abakire ngo dukomeze kubashyigikira mu makosa yabo, kuko hano ijambo ryatubwiye ko nitubashyigikira tuzaba turi gukurira akaga ubugingo bwabo ndetse n'ubutunzi bwabo. Murakoze cyane.